ubwoba bwabo harimo umwana wa Fande avuga ati baranyica papa ni Fande arabica twangatiza Fande aratwica twakoze iki ko twari turimo kwiganira mwana wa Fande sha turasimbutse icyambere twirasa mu cya kabiri cya gatatu cyari ikimbaho turakirenze nacyo siko nk'iyo mu gisimbuka kigahirima ati byagenze gute twarasimze no twatugeze muri kazaga ubwo nyine mu gipangu cy'imbaho urumva bazirimo kari nk'akantu kajagari kameze gutya tuba twiruka twinjira mu nzu dusanga abantu bari kwirira ngo bigenze mukanyira wayobeye niyo ta mukaza zigira gutya agora kunigweze bazigira naha bamwita King of Boys amakuru yawe sari umeze gute neza ni neza mukanyira babibagiye uta ntabwo nayibagira reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza wowe ukurikiye The Trends 250 menya ko uri uw'agaciro ushobora kuba udukurikiye ku rubuga rwacu rwa Instagram cyangwa ukaba udukurikiye hano kuri YouTube hose nakundi ni kuri The Trends 250 njyewe uri kumva ndurwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga nkabinahana batatu ya Butamu nyita Kaenzo turacyari kumwe na King of Boys ariko shaka useka iki ibaruve kuno wayivuga oya wumvisha umwana w'umunyarwanda uravuze uti uyu mwana n'umwicanyi no mwicaye mukuru bushize narakugaburiye none uyu munsi ntaye n'icyo kunywa harabura iki umbwira habura akazi nyine nako tugiye mu kazi none se banza umbwire undi uribuka iyo utaha ide wowe sana namaza hari ikintu rero kijya cyitata Japoli yamaze gusiga ubukanye urabubireba ubwiso buratukura utangiye ubyine gutya tangire ubyine ubundi wabaye iki amani inzoga nzi kuri ugakajisho katangiye gutera kebo karabyina wapi ntabwo karatangira nusi gukamera oyi twatangiye mu kiganiro se cyane abako nasinze yego ko none rijya kuge kujya kwinzoga cyangwa bari ko uri kunywa amazi asigiye ntago ari inzoga niki ni rikeri ariko rikeri zitandukaniye n'inzoga se amazina bavuga kimwe se ko uvuze mukanye wumvise nivuga nkawe reka nkubaza akantu gatoya ari byeri inzoga z'urufuro n'amarikeri ukunda iki asiri kwibona uteo ukunda iki kabushize naguhaye agahenikeni karakonanira urambye ati karabishye wenda naravuze uti bishobora kuba byatewe n'ibintu wabonye irarikeri byeri ikora irahenikeni ibintu wenda yakoze kwa Emeline tuvuga ati shaka ko ariyo mpamvu akaba yaketse ko bagaruye rya vide Emeline yakoresheje pirori y'ingiyo ni nose garereba cyaga ya idea isigira yasigonda irahenikeni yari yasigona ababonye ukuntu yagondamye se yari yinyitimereke niyo cyashigiye kuza henikeni igondamye kuri yase akera ntabaye nkato isigona yawe ndajya kumwe ibintu byagondamye kuri yase ejo yakora ngo numvira bishye bushize bwo duruka mu kiganiro hamwe numvira bishye wumvaga nta kigenda cyangwa nagahinda wari ufite nagahinda nyamara wasanga ari agahinda k'ibintu wari wabonye bayikoresha wasanga ari nabyo mba ntekereza wasanga koko ahubwo se biri kubona asa nk'uri butahe ngiye guteta buriya ni kuri batangira ariko reka mubazira nta mushere ugira igeze kumbwira ko mugira utamwihakana ndamufite utamwihakana akabibona ndamufite none se ko ntarakumva uri gumutera cyangwa ngo numve basi ufite n'igitekerezo cyo kumusohokana
Kumpamagara kuri telefone se iza amayinite nkwereka hamagara sheri wawe kuri fone ntabwo yabyemera shari kuri kamera oya none nese arabimenye ute ko turi kuri kamera yazabibona nawe aragukurikirana yazabibona se yabwirwa n'iki kare wari uri guhamagara ariko ikibazo ubwo wasanga udafite oya mbwira ngo amayinite umuhamagare tuzahamagara ubutaha tuzahamagara ubutaha ubu ngubu nareba ikiganiro akavuga ati katari njye twari turi kuvugana ninde ubusore bw'i Kigali ko mutakigira umusheri umwe abasore Kigali ngo barananiwe ase ni ukubera iki utekereza ko Emeline urumva kiriya gikorwa yakoze nuko abasore babuze nuko abasore babaye imbwa aya nta musore w'imbwa ubaho ntibagishobora nta musore w'imbwa ukibaho none se utekereza ko ari iyihe mpamvu ariko mana yanjye wowe nutaha bamenye yuko rero ubundi ko nahamagaye motari sinatashye wowe uratwarwa n'umumotari wasinze nawe wasinze abamotari ntabwo basigaye bandikira cyane ariko nera sitori z'ibintu ngo byakubayeho kuri bonani ukuntu bwagiye mu nzu y'umukire ukajya kubona ukabona ngo aratashye ntabwo nzi ko ari umukire none se umuntu wari wagutumiye yari yakubwiye ko ari iye twagiye nyine tuvuye kurasa umwaka twimanukira uri mujama nabwo ati ngo tugende mani tugende no mujama rumwe tumanuke nyine tujye mu rugo iwe arambwira ati tugende ndavuga ati nayo mujama ngiye kureba kugira tuvuga ati ngwino tugende afite moto agati shaba yarago ndi kubyiyumvamo nyine mwebwe mugende tuzavugana ejo turimanukira turaza dufata akamoto turagenda twinywera inzoga tubyina urugo rw'abandi none se umuntu wari wabajyanyemo yari yarawubwiye ko ari urwe ko ari cyo kibazo twari tuzi ko bose ari hanze yagiye hanze y'igihugu noneho twinywera icupa turanywa twavuye kurasa umwaka sangaye saa 6:40 ntabwo tugerayo hafi saa 7 tutangira tunywa icupa turarinywa pe turarihamye urabura ki kuryama ndi kwibera noneho mwaraweye burinda buke tuwarya muri icupa mani ijoro rya bonani ntabwo bigeze ukoze ntabwo nasinziriye rahira yego nongeye ndavuga ngo ngiye gutaha mu gitondo kuwa gatatu ngiye gutambona abajama bazanye ikazi nshyashya irimo uducupa tw'udufuniko dufuritse neza uravuga uti sinyitashye ndavuga uti ntabwo ngitashye ariko shara wakayoga amenya telefone mpita nyikuraho nkajya n'umuntu umpamagara tunywa icupa bari saa 10 nigera mbyuka nyine mbona bazanye izindi saa mbiri n'igice mbona haje izindi mukiri kunywa areka abahungu mugira n'amafaranga mukanywa ijoro ryose na mu gitondo n'amafaranga y'umwaka wose mukazana izindi n'amafaranga y'umwaka wose mwana mwarakoze bakoze cyane ariko biba ari byo mwana muri mwaka abantu bapfuye ukuntu bangana ukawurangiza uri muzima warangiza ngo giye ngo kubika ugasubitse hoho ikakunyura uza abantu yahitaye ubura uriya mwaka zarabayitanye bamanutse wowe ugira imana uracyariho ukarangiza umwaka umeze neza ugiye kuryama utangira umwaka uryamye gute watangira umwaka winywera icupa wenda kuba usoza wariretse banza nyibwirira iyo story ukuntu byaje kurangira umukira bagoyeho umukira tuguye nko masaa 8 saa 9 z'amanywa ateye ihoni ko tuzi ko umukira yagiye hanze amahoni nayiki mugira ngo ni ku rundi rugo iyo ni kundi rugo noneho umukire nawe ngo baramuha amakuru hari umujama bita mudugudu wabo niwe watuzaniye icyo kurya na saa 6 mudugudu wabo ariko abakire ariko oya badumwire
ibiri by'umuntu bibazaniye ari mudugudu umudugudu wawe uri ucuruza rahira niwe uteka ibintu by'ibirayi ariko yatuzaniye icyo kurya abandi afite akabari niba tuzaniye ibyo kurya ageze mu rugo abona abajama twinywereye inzoga twazihaze abona hahiye abahamagaye umukire umukire nawe aza yizaniye abantu be baje muri show iwe asaga show yahindutse yabaye yaca niwe ukiraza muzibone abura umuntu umufungurira umuntu umufungurira igipeti cyari kiri hanze bakibwicyuriye igipangu tunumpe turi igipangu tujyayo ntabwo byoroshye umupeti wari uri hese agapeti nyine kigata mu muhanda karimo kazamuka mu muhanda barakabwira uturiro turebera abantu uri uturere kwafunguye ntabwo batuye uturere ko harimo abantu bese ko twacecetse niba basize mwana mu butayu zita zigushira zahise zidushiramo ngaho ako kanya we wajya kuvuga tugiye kwisa mu gikari tubona umupeti araje yongera urebe kuva umukire ngese imodoka avugije ibonye tuba ntabwo byoroshye dufashe agatebe kubita ku gipangu tururi turasimbuka saa 8 z'amanywa wabira arasimbutse undi arasigara twarahungu batatu bane ahungu bane umwe yasinze kare na mutara itarigendera ayita heza ayita muri urwo rugo warigendera ajya tubiye ngo yagiye kumwe izindi reka yese yigira kuryama twebwe dusigara turi batatu musigara mukiri kumwe abakobwa babiri nago hari kuburamo abakobwa mu rugo rw'abandi ese n'abakobwa ntabwo ari abakobwa ko nababonye buriye nk'inuza abana barasimbuka igipangu ukavuga uti aba nta bakobwa baba barimo umwana azamara igipangu ukavuga uti kabisanga yenda gusimbuka ngo amanuke reka ibindi bakahita bamuterura ariko kuriraho wabonaga atari umukobwa koze yari yakoze imyitozo kosi nagize ngo abakobwa ntabwo baba bazi kurira twasimbutse igipangu cya mbere dusimbuka ikindi abakobwa ntabwo ari Kigali shani nabo ni Kigali ni danje umwaka watanye utera twinshi kwezi kwa mbere nzagenda nkuvugaho cyane nabicaye ko tuba dusimbutse igipangu cya mbere tuba tugiye dusimbuka ikindi tugwa mu ngo z'abantu tuba dusimbutse nabo bavugiriza induru se oya nanduru batuvugirizaga ahubwo abakobwa nabo bazivugirizaga abahise abo bari muri kumwe ubwoba bwabo harimo umwana wa fande avuga ati baranyica papa ni fande arabica twambwira ati izi fande aratwica twakoze iki ko twari turimo kwiganira mwana wa fandesha tuba turasimbutse icya mbere twirasa mu cya kabiri icya gatatu cyari icy'imbaho tuba kirenze nacyo siko nk'iyo mu gisimbuka kigahirima ati byagenze gute twarasimze tuba tugeze muri ubwo nyine mu gipangu cy'imbaho urumva ziba zirimo kari nk'akantu k'akajagari kameze gutya tuba tumaze twirukanka twinjira mu nzu dusanga abantu bari kwirira ngo bigenze mwagiye mwiruka musanga abantu bari kwirira twahise twinjira mu nzu usanga bari kwirira bigenze bita umwana none amafande yari yayagaye papa nta fande aratwica tugeze ngo tuhasanga umwere w'umujama nawe ntabwo ari umujama tangira guhozahoza umwana none se ngo tuguhishe munsi y'igitanda atanamuzi undi mujama nyine wari usanzwe ahazi ajya kumenya kuko bimeze inzira zize tumanutse z'ibishanga tugeze mu gishanga hepfo tubura inzira tujya tuzamuka ahantu umwana wa fande se mumusizi iyo ruguru umwana wa fande uri mujama bari kumwe bahise bagenda ukwabo natwe tugenda ukwacu uwo mujama se aracyari muzima bari bari kumwe basi musi yabiki hari igikabyo cy'umwana wo kwa fande y'abakiri hari igihe ujya kumva ngo umuntu yarabuze ntabwo ibyo ujya ubyumva ze bashobora kuzabura mu kwa kabiri ukwa mbere kukamusiga amahoro sawa nyine kwa mbere biri kubamo ni ibindi bintu ujya kumva umuntu ngo yarabuze mwana ntabwo uzi ko ujya kumva ngo yaburiwe irengero neza kugira ngo yagiye hanze akagira ngo harandane yagiye kumbe
yakoze amakosa. Umwana w'afande we ngo kajya kumwuriza ibipangu. Se uri ibipangu se yaje ajya kugira ati. Ariko muranatinyuka. Oya ntabwo twari tubizi natwe. Se wajyana umwana w'afande mu gipangu kitari ikiwanyu nacyo. Niyo cyari ikiwanyu ujyana mu ikandagira. Abafande urabazi. Ko beti sasa umuntu nyoburetse ogo. Igisasa ni mu gihugu ni igihugu gifite umutekano nabikubwiye. Sawa nyine. Yakurasa. Sawa nyine. Papi. Urabizi neza. Ndabizi igihe neza. Ntabwo yamera nk'aho umusirikare wariya mu nzu za Nyamasheke. Ubu se yari mu Rwanda. Ari mu Rwanda ariko. Ubu se abaye akibitsa akumva ibaze niba bari ari abantu yarashe bahuye batanaziranye. Kusha bibaye n'umwana nigeze kumva ngo gafashe imbunda wese ngo arirasa. Ntabwo kumva isobe. Ni imbunda ya papa we. Irimo amasasu se nyamasasu. Nimba ari umusirikare. Nta Kigali umwana w'umukobwa. Yijijije iki? Nakubwa nta mibyabo. Kuba muri iminsi no tuye. Asanga bari bagitenda kikamugote. Kurira batuye ikintu bakorera. Nese mu bashuka ni mu bashuka. Turarenga. Mushuka abana b'abandi mukabata mu bibazo. Babura uko babigenza abona imbunda aho hafi. Kavuga ati kugira ngo nzicwe na kiriya gisaza reka nijyane. Atwe turarenga. Ngaho umva nk'iyo mwana nka papa wamufata. Ubwo se umwana wari ufite yadufata twese. Ibaza umwana wari ufite ubwoba bungana gutya. Tucyumva ihoni. Tukumva mutekano batewe ku muhanda. Twari dutekereza tugiye kuraramo uwo munsi. Ari sakire utaya guteye ati turara kwa Kabugase. Madrid itangira kwibara. Dogo tiraronda. Arabanje bose najyaga numva uti barabafunze ntazi byari. Ubu ugiye kubyibonera noneho. Kubwira tugatishavuva. Nituvanga dushima Imana. Ku munsi arabaye mwiza nyine biraje. Umunsi wa bonane. Umunsi wa bonane arabaye mwiza ugeze ubuhaga. Ubu watangiye umwaka uri kurira ibipango. Ayana. Tangiye umwaka ndi kumwe icupa. Ari kuri kurira n'ibipango. Ariko byose ni ibyishimo maye. Ariko mwana kubera iki ngo kuri bonane ngo apfa abantu benshi. Nta muntu numvise wapfuye. Cyane ibyo bintu ari abantu benshi basigaye ngo batinya no kujya mu byaro. Ngo habamo impanuka ngo habamo ibiki. Impanuka se kushobora no guhura naho umanutse hano ipfuka ruma. Hoho sarige ano ngaro ejo bundi yaseye ngo batoragura amantuza. Ngo hacaho ngo umusinzi ngaravuga ngo disi ngo dore umukecuru ngo yaravuye no kwigurira inyama. Kwigurira kandi umutwe wa mbere. Ngo yaravuye kwigurira inyama zirote. Ariko burya ko kakabigasekwa nta keza. Yari nawe tuseka nyine tu kandi ari kuri bonane wari wishimye nubwo wagiye burira ibipangu. Wigeze ugira umwanya wo guhura na famiye yawe, abantu ukunda, abantu muvukana, ngo bifurize umwaka mwiza? Uwo mwanya wigeze ugira? Famiye ntabwo twahuye. Ariko wahuye n'icupa. Oya? Ariko mubwire mani wizari kugiye no kurireka saho. Wowe ariko dore umuzi. Nimba namagara ufuro. Abandi kumwe arikira ubwo bana kuzireka. Ntago ikibira. Ubwo urumva wayiretse. Kuyireka. Ubwo urumva inzoga wazanze. Mva nazanze. Kubera ngo wavuye kuri rufuro ukajya kuri rike. Basa ahubwo wari kuva kuri rike ukajya kuri rufuro. Ayose. Rikeri nizo. Rufuro zabarije kera ariko kera abaga utuga shaba mugani. Inzoga zahozeho kera. Kera utuga twabaga mu mashashi. Twacifu. Kabaga kagura desa nimba atari turose. Imbukazi nawe uri mukuru. Ndeze ubona ngengana nawe. Jewe mwana dumwana wo mu Mutara. Rwara. Kandi mu Mutara niho zavaga. Zira boro nimba warazimwe nawe. Zira boro zavaga Uganda. Kandi Uganda yegeranye na Nyagatare. Kandi icyo gihe nigaga mu Mutara. Nyiri cyane. Bazi nimba ari izumwe inzoga mwana. Oya naga nijye wazinywaga. Makuru bandi. Aya warazimwe. Oya ngese ko icyo gihe nari nyirakana. Umwana so ubiye gikari cifuzo gavaga ngaho. Wazinwe yo. Kuki ntavuze super deep? Tavuze super deep. Ngahita mvuga chief. Arishyuga inzoga wowe. Abagiri mu gashashi. Ntawaziresheje ari. Kameze nka tura twumonye. Niyo mpamvu nyine tura twaje kuvaho
ya rufuro n'ubundi zo zahoze we ntaho zizajya. Rufuro ya ntaho izajya. Rufuro turagenda turazima none haza abahanga bazanye izi nzoka. Abo ngabo rero nibo baje kwica abana b'u Rwanda. Abo ngabo umuntu wazizanye kereka nawe iyo baza kumurasa umugani wayaka. Ntago ari u Rwanda gusa. Usa ivura hasi. Naha abo biva hose handeba bambaje n'abo Rwanda. Mva bene wanyu sha. Masinda kubabaje. Imisambi sijakaje gusamba ibiki mu kabyara. Ni bene wanyu bari kugusohoza. Ari bacura ngo batuye Kigali. Nyine bagutumyeho. Bagutumye. Wacu sinaguye kari kure mwana. Ariko wanye ni nakore. Nene sigira ngo baje bapfira mu. Ubundi ari ukuntu umuntu ari ukuntu ngo ngaharukira ngo bitaga mu Gisaka. Ngo ari ukuntu ngo umuntu ngo yabonaga ngutuye ngo waragiye kure. Ngakakohereza y'igikona. Kikaza gukora abari abarosi seri nuzi kira ntabwo bizi ko cyangwa akahita akoherereza ngo ihembe cyangwa ihembe byo n'uburozi nabyo n'uburozi nasi muri itumate undi bari ihembe rimeze ngararibwira ngo genda umfatire cya Jean Paul kinigire sha nge nta hembe ryamfata riragufata nawe uri ryo se gankura hi nawe uri ryo riragufata ute gankura hi ikibazo ahubwo ko nawe uri ryo riragufata shaka ritinye icupa ahubwo bari rigaca heza kana ihembe ze ritinye icupa kira bagwiraga mu mahembe mahembe yi ariko wamugana ubuze ubwo ryaza igasanga none Sarongo ejo bundi ngo bamufatanye ngo nimba ngari ibiki ngo baramufatanye ngo ibintu by'ibi ngo by'amahembe ngo imirizo ngo y'inzovu bamufatanye mu bwishingo bw'iki ngo no ngo tunyamasyo arabanza ari umurozi baramufunze si baramufungura ntabwo mbizi abahezemo ari benshi se uramuniga ko najyaga mbona ngo agenda hejuru y'amazi urakumujyana muri gereza ntabwo yayikuramo ababeshya iyo amazi bamwagendaho kirabonye akavideo kari kuyigenderaho ababeshya ni edit nanjye ratabirayo nabonaga ari edit bakoze ko hari n'abantu baba bari mu mazi se bakahita bavamo bakiro ese nibibaho gusa wa mutano umunya Nigeria kunda gukora utuntu kutuvideo tumeze ukuntu ari nko mu mazi akabona yajya gufotora abantu bari mu bwato bose nta mitwe bafite nawo bira byari edit yaratubeshyaga nazo bari edit akona umunyarwanda agenda afite amazi yaba yarabukuye hehise ata Sarongo uvuge ngo ne edit ndakwiyamye se ndi kumwe nawe yakigira urushica akava muri gereza none uramba barije se ndi kumwe nawe uri fata ukavuga Sarongo ngo bya bintu ngo ne edit ne edit ya Sarongo nago nge ndi kumwe nawe ko nanjye nabonye ibintu bafotoye reba biriya bintu ubu nabira ne edit ubucuma ibihuye ahubwo umuntu uba waragiye kumufata shana ko n'amenyo y'intare yararimo abantu nta n'ubwoba bakigira ese ko atabaroze ngo kajya ngo kifata ngo ugiye kujya gufata ngo Sarongo nabira bintu byose ese ko atabaroze baze kumufata urabizi se aho bari urabizi neza ko bakiri bazima abanibazi asanga baragiye bapfa gake gake no se wamuvugiza polisi nta kivuga uriya se uriya waravuga gusa ntago ajya gufata ariko yavuga no se umuntu umuvuze nabi yakumvude turiya se uriyigira ngo rego uvuze ko urugo rwahiye ntago bari we warutwitse yes wasanga uriya bari w'amagambo gusa amagambo ni menshi ariko nyine bavuga ibyo bashatse none nawe urahajite Sarongo ati ngo birangwa nede ariko abantu muranatinyuka yagenze hejuru y'amazi warabonye wowe njye niboneye utuvideo niba ari byo nimba ari edit ariko ntiwamubonye aramuto sinzanamubona ariko uramuzi Sarongo bamva bamuvuga ntabwo uramubona ngaravura usanga yaragiye kuvurana muri gereza ashaka abarwayi ni benshi cyangwa ugasanga yarigiriye kuri misiyo si nk'abara nk'umuntu baba bararana kamari yabo ni agahigo so ufashe amacupa ya kiwangu ukayafata ugafata ibiki byose ugafata n'uducuma nka tungahe ufata ibintu by'ifunguzo ukabimanika mu cyumba cyawe icyo baragifunze uzi ko ari ibyo bazira iki ibyo ni ubutekamitwe
ujye ubonye umutekera wamutekera iki cyo baragitwaye ibyo ni ubutekamutwe wagera uzi umuntu w'umuteka ari hewe umuteka umutwe ari hewe nyine umuteka umutwe akahita ajya kukureka turi guteka umutwe avuga ni uguteka imitwe y'abantu ni ukubabeshya ubwo ni uguteka umutwe ni ukubeshya abantu ariko ni uguteka imitwe ari cyo kinyarwanda twakoze batubwira abatubeshya nicyo kinyarwanda twakuze twumva ariko babyita cyane hatari ya sarongo tuja sarongo muvuga ubwo burakisha ariko Kemerine ajye gukoresha icupa abahungu b'iki gihe nimukiri abagabo ubu no kuvuga umuntu bisigaye bigutera ubwoba Kemerine namuvuga nayata Kemerine yaranarenganye mane Kemerine yarenganye nuramutipe Debeni yaramubabaje ni Debeni noneho wabiteye byose n'ababiteye niyo mbona byavuye gute se Debeni azi kuzamura mu buzima kuba ifasha umwana kuriya kamupfushuza kabujyana ahandi hantu kamupfushuza ubisa ngo agiye amujyana sinagiye makubwira ngo yamujyanye ngo no hanze y'igihugu amujyane i Rubavu ni hashya reba kugira ngo Tiger akujyane arinda kugarura nta kintu kibaye uko ashaka icupa ushaka wanarireka bari mwe bro ariko bari abakobwa borwa ariko se ko numvise bavugamo ngo Brian nimba ari umutinga ibintu ngo ni ibya Brian bwarabye ngo mbibike neza ngo yaramubwiye ngo ayimubikire gushaka gusanga ibindi bintu bavugaga yenda ibiki n'ibihe bavugaga ubundi ntabyo nzi sobanurira nanjye ntabyo ibintu ngo bazashyireho ingufuri ngo bya Brian wasanga ari nk'inzu bafungaga yenda buriya se Brian buriya ubundi yajemo aragute Brian se Brian ngo bari kumufungira ibintu bye ngo niwe wenyine byagenewe babihisha Brian ni umusitari kabisa Brian ngo yarashyizeho ngo n'abakozi ngo babimurindire ko Brian ngo yambwiye ngo njye mbimurindira ubu nawe wasanga hari akana kakavuze ngo bajye babirinda ibyanjye se ibyawe nyine nanjye nta nubwo bibunga ariko cyangwa nawe uri nka Debeni abanzara mu ngo ari umuvandimwe ariko Debeni mbamo mubaza iki mwana Debeni rimwe ashaka umugore baravuze ngo yanze gushaka namara kumushaka agira uti ngo ntabwo abyango ngo bete ngo katabyara Debeni mbamo mubaza none amaze kubyara batangiye kuvuga umugore we nawe ngo yanitse umudigi hanze sika ibyo ashaka bira n'ibyo abasitari mani koko Debeni mbamo mubaza iki bira n'ibyo abasitari bashaka ese nawe washaka umugore wamutera inda akajya agenda yanitse kuri ukabyemera se wamubonye umuhanda wayanitse ese biriya bitandukanye no kujya mu muhanda wanditse inda ku gasozi se nibangaye bayibonye ibintu yagiye no mu mafoto no mu ndirimbo genda urebe views iriya ndirimbo ya Debeni ifite views zirenga 500,000 ibaze kugira ngo abantu 500,000 uziko byo twago no kugenda mu muhanda kandi nyine wumva ngo umuntu ngo arinjiza mwe mukavuga amagambo akabera nta kwinjiza ungukira mu kisi uri kuvuga amagambo ari kwinjiza amafaranga akabera nta kwinjiza ahubwo waramwamamarisha ubuzereka nkubaze nawe ubu bakubwiye iti nugenda ukambara ubusa cyangwa umugore wawe akajya yanika inda kuri waramuteye inda uti birakwinjiriza wagenda ukabikora kwanika inda ubu se Debeni abuze amafaranga ku buryo kare inda foto ni yenya y'ubundi ifoto gusa se n'amavideo n'ibiki wowe ubwo wabonye nta ndirimbo z'umugore wa Debeni arimo ameze kuri bagira ngo ni ibintu by'amayediti ku mugani ugenda uri aho ngaho wasamye umukobwa basigaye bamutera inda akagenda kera byari igisebo kera agenda nahuraga n'umumama w'umukristo reka dukore kano kara tugasoze ariko se sha sigaye bifata ukagurisha video z'abandi ibyo nizo ko bihanirwa n'amategeko rero baragufunga indese ufunga
ariya twari tugeze Tugeze kuri noze ku kiganiro cyo kwa noza mutwihanganire kwa debeni ku kabazo ka tekinike kari kajemo. Oya buretse banza umbwire wego uri kugurisha ngo video z'abandi za Emeline nakumvaga nta nizo mfite mani nakumvaga sinda zifite fonge bya biri ntoza bya ako buri gihe uko uje kuri channel yanjye no kujya ndanditse agatuza ndagafite mani hishizo mbavu nkwe misengero bahita wirukanka hishizo mbavu urubavu ruburira mu isengeri gusa reka mfunge ndajya kukurega urifata ukagurisha ngo video z'abandi video bahise bazikuraho mani ngo video ngo icyatanu bahita uzikura naho nese ubundi abandi bazikuraga zira video ariko muzikura sinjye narayibonye ngo za Emeline sinayibonye kono bisavuga Heineken gusa aba naye nkwe nkumvira bishe bifate uvuge ngo Heineken isigaye ibiha irabiha kandi iki kandi ngo nta video wabonye nese wagiye kumvombira bishya ako kanya nta kintu cyabaye ujya kumvombira bishya ariko mana ya sije bwo naye nkwe nakubwira ngo ikindi kuyima ariko mana ya suko ndi kumukano kageze umva ngo karabishya tubusene gado twe turi kuri to yego ko nundi ukundi konda marikeri sinzi impamvu kashiye zabo boss man aka boss se mu boss nk'ibyoma nose iki naga ari kimanira ikere icyo rakarese ya hehe usine handitse icyuma neza ibyoma byanditseho aho si ibyubundi biva he ibyuma bikora iki biva he se ibyuma bikora iki bundi ibyuma nzi ko bikata inkoko nese uri kubivuga ngari ari nko kona turi kubaga no gihindura izina ntabwo kikitwa icyuma kiraga ari icyuma ririkere baravuga ati nta murara bihakana kora ntabwo mbizi bihakana iki bihakana kora ntaga yihakana ariko nyine none se gaho urizo ushaka kuzumiye kuri kamera yawe munyerekana nzi icyuma ntago nzoya kunzoga niyo nahakwereka ntabwo n'undi wakomeza hanyereke n'undi wese byatuma utazinywa uyu hanyereke hanyerekeho twigarukire kuri debate njyewe kera najyaga mbona abamama b'abakristo mani baramuteye inda afite n'umugabo nkabona biteye isoni nkabona ari kugenda mu muhanda atwite nkabona biteye isoni none ubu kandi anayihishe nihishe ubona nawe byanamuteye isoni yakenyeye biteye none ubu ngubu asigaye ahita yanika crop ipantaro atwite uri umugore wambaye ipantaro atwite n'abari ipantaro si ipantaro irarenza agakropu kamwe kaba kagera nkaho nyina ko ngaho kari kazamutse kageze nkaho inda yose kumugaraga uyu banza ubwiye umugore aba ari nk'umugore wawe ukajya kubona ukabona ameze kuriya afite nyine urabona yego yamaye ntabwo ndashaka umugore nawe kubwike nyine n'urugero akoze nubwo wifuza kuzaba mu busiri batera akasaka gahongora batisi zavamo ryari amafaranga yarabuze ubona nta ubu umusheri wawe tumubwire uti ategeye amata ku kimasa ategeye ku kimasa ariko nyine tubikera none ntabwo uzamushaka narabizi azi biki kuzamushaka bizatinda yego kandi ubu nawe wasanga ajya agenda akavuga ati mfite she agenda bashereguza tutajya kamubi ariko ntabwo yavuga ati mfite umugabo ntabwo wowe ufite umugabo ukora uri kubwira ngo ufite umugore ngo kimwe ni ukuvuga ati mfite she abahungu baranze babaye imbwa ubu kukwita umugabo urumva ari ikibazo ntabwo ndaba umugabo uri iki uriyo ndacyari umusore ubu se muzongera ujugunya ariko kayaga baraba bagenda gusa nawe ujugunya mwana aragarara muri fone yanjye umuntu uguhamagara mu kiganiro koko mwitabe cyangwa mureke ni uw'agaciro se abona akwiye kwitabwa nawe mujyamo kuri bonani umwe mbwirwa musindana aragasanga ari umusinzi umwitaba umunota mubwira sindi mu kiganiro yo halo salamu yego ari neza narebe kuri guseka
ubu nibereye mu kiganiro ndakuvugisha mu kanya. Yego sibutse gukora. Ndakuvugisha. Sawa ndaje ngakohereze mu kanya. Agaki afite. Za video za Emirindi. Kandi wa musore we. Wa musore we gendo. Wa mucuruzi none. Iki cyo baragivuza. Aba mucuruzi. Bari gafira rubabaga. Iyo bose nayimwohereza. Bari kucyaka video za bakakano ngo ndaje ngo ndakohereza. Wasiga ifone yanjye so bikorera. Ubwo yarishyuye waga kugohereza video. Ari kibazo bira. None ubundi gucuruza. Amafaranga uri kubona wari yibira gufunga buretse. Yamura yese. Banze nyibwirire nta gahunda yo gushaka pe warabyanze. Ndagushaka nta. Warabyanze neza. Arabyaye nabikubwiye kenshi mwana. Ndagira gahunda yo kuva mu ngo. Haburiki. Aguramura. Amafaranga abonetse se ubona witeguye kuba papa. Nawe gitura yabonyera. Akomwe amwe ngaratwite. Mbwira amafaranga wabona uko ubwo tayangaya yo nyabonye. Akakanya. Akifuza ni cyane. Nahita muta mu rugo. Reka tureke kwifuza. Akifuza se. Ubuse ntabwo ujya uvuga uti wenda nshaka kugura imodoka. Oya. Ngo ushaka imodoka ufite igihumbi kuri phone man. Birago bibaho. Oya da. Nise ntabwo ibyo bari kwifuza no kwa kundi ushobora nko izo bazita inzozi. Kuvuga uti wenda mbonye. Uso amasandi ubundi kurota amasasi. Rero nazazugira. Shaka kundotesha amasasi. Neze ko kera umwana wamaza guti uzabiki akavuga ati nzaba Kagame w'u Rwanda. Izaba perezida w'u Rwanda. Rero baba perezida. Bavuga Kagame. Ngo ndashaka kwibera Kagame wo mu Rwanda. Nabivuze. Nawe wumvaga wifuza kwibera Kagame wo mu Rwanda. Rero barashaka. Bajya bavuga ngo umukobwa oya ngo abantu bose ngo asigaye yiga primaire ngo bamubaza ngo afite izenzo zinga akavuga ngo garashaka kuba ministre cyangwa docteur. Ngo byagera muri secondaire ngo inzozi ze zikaba zirahindutse. Ngakahita ngo yifuza ngo kuzagira iduka rikomeye ngo akahita yifuza ngo wenda kuzagura imodoka ibintu nk'ibyo. Ngo nubwo yagira ngo muri universite ngakahita ajya kuri TikTok ngakajya avuga ngo we Jean Paul ngo zamuka ntabwo ujya umva atuzamuka kuri TikTok ngo kana ugasaraba ngo kanda ku gasaraba ngo tuzamurane. None buri kumuntu agize uko umuntu ari gukora niko inzozi ze zigenda zijya hasi. Umuntu agiye bike iri iminsi n'imboga ziri kwinjiza imboga ubu akiga university uvuga uti nzinjirizwa n'imboga. Usuyigubize use n'abantu bayize badafite akazi kuba badagafite no kuba batarize ngo bajye ku mboga. Ese ubu akiga kugira ngo uzajye ngo kuri TikTok kuzaza ukayobora manager w'abantu nyine nkaho kaza kuyobora utarize kazakuyobora inoze yawe. Muri iyi minsi se ko nanjijije ikibaho muri iyi minsi mwacanye ku maso bose bacanye ku maso mwana. Yese mwacanye era se ko ubonaga basi n'uwo watuburira ubu ngubu ubwo injiji zikaba zaragabanyutse cyangwa gutobya ntago bikibaho. Ariko nzakorega ibyo wigira byose nzakujyana muri RIB. Nakosheje iki urifashe uri kohereza video z'abandi. Ase video ziye biri kugaragara mu maso singiza se bikuzireba biri kuri reflectigira mu maso. Ase yezo bavuga mo Brian barishyuye ubwo bamaze kwishyura. Ase ko ka video kamwe bakishyura nanga bisavuga Brian umenya ko ibyo bintu biri bifungira kamakuru mfite ngo bavuze ngo Brian ibintu bya Brian. Ese ugeze wumva muri video cyangwa ugeze wumva numva amagambo ya Brian muri ya video bavuga ngo iki Brian so bavuye muri phone ni ibintu bya Brian ibiki bya Brian ago mbizi numvise ko bavuga ngo bira bintu ngo bamutumye ngo kubishyiraho ingofuri ayifungirane se ni ibiki simbizi. Ese Brian nawe ubona ari umutinganyi koko ariko abantu benshi bakunze kuvuga Brian wara nk'umustar tu ntabwo ko nawe arancanga agucanga nka gute hano kumubona se kumubonera
Oye buriya cya Brian ubundi ubona kitarya abakobwa cyane abamara ariko ko muri kariya kavido banavuga ngo ibi bintu ngo ni ibya Brian ukavuta bikora yarambwiwe mbimubikire neza siko nawe warakumvisha ugashyiraho ingufuri wapi njye niwe wakambwiye ese nagakubwira njyewe ngo ndi kuzicuruza wowe urifata ugacuruza video z'abandi warangiza ukanazihakana singiye ziranye nabo ubundi ahantu ganze none se ahubwo nyine muziranye wowe na Brian muhurira cyangwa nawe muhurira kuri TikTok Brian ndamufana ngiye yego nawe urabishyigikiye ibintu byo bajya babifunga ibintu byo bajya babimubikira babimushyireho ingufuri ikintu cyabitswe agaseke karapfundikiye agapfundikiye agapfundura uko yahageze aho se buriya kaba kakipfundikiye kaba kagipfundikiye karafunguwe kabisa uzi uko urumva ari ukuntu kera wowe ufite ubwoba ngo ngira nigizanjye umwana none ubu ngubu mbere nuko turyana nta nubwo bikiri ngombwa ngo nige kurya umwana n'umwana ashobora kukurya isi nyine igeze habi igeze habi kabisa ibintu byarakaze ibintu bigomba gukaramana bidakara nta muntu amafaranga bari gushaka gusa umuntu washyize kariya kavido hanze amafaranga ari kwinjiza yazi akinjiza se ayinjiriza yo buriya ko ari ubugome ni ubugome nyine urabona ko ni byiza yakoze ni byiza se abantu bakora ibintu nka biriya nyine bagomba kubashyira hanze umuntu wenda yari yisindiye ni urugero asida se kuko biriya bintu babihanira umuntu wagashyize hanze bamuhana ubwo agaragaje uko abantu bateye uwagashyize hanze buriya ikigaragara cyo abari muri iriya video buriya bo ntabwo babahana ahubwo uwagashyize hanze niyo bahana wenda ari amashusho nawe ukoze soni yego arifata ariko nyine ibintu yakoze nibyo gute agaragaje abantu uko bateye noneho urabishyigikiye bajya babashyira hanze bashyire hanze hano bagahita ibintu bakora abo tubizi bagende batamaze bashyira hanze bagava mu bintu barimo urabona ko nta mikino yayo ibintu bya Brian bareke kubihisha na Brian nawe nakasamutwe rero usanga banamubeshya usanga agatwiko bishakiraga agatwiko se bari bizi ko bazabishyira hanze agamana ibintu byose babikoraga nose umuntu afotoraga ntabwo yari abizi gufata ari ugufata ariko se umugani wafotoye ugasanga barifotoye banavuga ati twifote tujye tuyareba bajya bayareba ntabwo biyizi agasaho uriya muntu yarushije ubwenge yari muzi yaramwe amazi n'ubuhe abona afotoraga arabonye kabwa ati mera neza akaza gutya arimo afotora ariko urumva ko za video koko zicuruza yaramwe amazi oya niwiyerekanye ubwo ntuzicuruza iza video z'abandi arabyubanye bagasuka gasuko ko nimbaga yarabonye ngo inyama imeze ute kadebe ko bigana zava ku nyama none reka arakanyamura gakunda hanarumiwe kuko nawe ababihuhuriye icyarimwe ati njyewe nabonye inyama y'urutabazi cyadanje ariko nzoga ngiye kuzireka kubera wowe arayijugunye ko yadayijugunye akiyo n'amazi yo muri kimwe oya ngiye nyibwirira wabonye inzoga ibintu ziri kubakoresha wowe urabura iki ngo ziva nabwiye ko nanywa inzoga munywa iki nywera fanta ubwo iyo ni fanta aya ni amazi amazi yitwa ngo iki yitwa ngo iki bayita ikiwango amazi mu gishinwa bayita ikiwango ni ikiwango igitanzaniya icyo ngicyo amazi mu gitanzaniya bakita ikiwango ni amazi yo muri Tanzania ariko nuko yo mu Rwanda bayita inyange King of Boys wakoreka ukigendera se naribi mbe ngiye ndumva utangiye kunshinja ibintu nkajya ndimo ndacuruza ndabona n'amasaha ari kurenga ndarengana njye nagushinjije ibi wambeshye njyewe urw'igikundiro rubeshye ntabwo nakubeshyera ibyo mvuze ntabwo ari byo ariko reka tugushimire
reka tugushimire wakoze kubwo kwitabira ubutumire bwacu uri uw'igiciro se ko bivuga ukizetse ntabwo uzi ko uri uw'igiciro ngomba no kuza akazi niyo ngomba gusa cyane ni ukuri uba witanze pe mba nitanze urumva wakoze gira amagambo nk'atatu ubwira abantu bari badukurikiye abadukurikiye cyane ikintu cya mbere ntabwo ndabakunda gusa kuri YouTube bakora subscribe ariko nanjye batanyibagiwe nawe ngatubwira ukuntu bakwita kibayita King of Boys TikTok YouTube banyita King of Boys Rwanda King of Boys mu mushake kuri TikTok no kuri YouTube no kuri Instagram banyita no J Paul nkuko wagiye uvuga ko kuri wanyitaga Jean Paul rega n'ubundi muba mwaraduhinduye ngo twa Jean Paul bamakayita ngo ba King of Boys atagasanga se ko tumeruka ari King of Boys byaje kuba Jean Paul mazina bayumvishe nabo bayumvishe bamwita King of Boys wakoze kubwo kwitabira ubutumire bwacu. Ikiganiro ni The Trends wadusanga kuri YouTube nakundi ni The Trends 250 no kuri page yacu ya Instagram. Kuri Instagram naho ni The Trends 250. Ikiganiro cyacu unakagaruka. Ciao urakoze.